nzere ko muri kubikurikirana neza ukuntu tugiye kotsa ifi. Nzere ko muri kubibona ibintu. Ntago nabaseka kuko nanjye nayimenye nyuma amenye umumaro wayo. Mbere se nge nari nyize. Ati nge buri munsi ngo subscribe. Cyane urumva arabikora kongera akabivanaho. Hari n'uwambwa hati yaba bazikoraga nk'ishu. Mwabibonye ko dutangiye dukaraba. Hari abantu bibwira yuko tutazi gukaraba. Nuko kujya twerekana buri kantu kose biba ari ibintu bigoye, ariko gukaraba ni ngombwa ndetse n'isabune. Rero murabona ko dutangiye dukaraba. Abakunzi ba Mama Charlene, isuku ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Abo rero abakunzi b'igikoni kwa Mama Charlene, turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nizere ko umwami akomeje kubarinda kandi akomeje kubagirira neza. Nizere ko umugisha w'Imana ukomeje kuba mu ruhande rwanyu. Natwe rero Imana ikomeje kuturinda no kutuba hafi. Njya nkunda kubabwira ngo ntimugataka nk'abatagira Imana, nimuhumure kandi nimukomere. Rero tubanje kubasabira umugisha w'Imana no kubana n'Imana. Ni mu gikoni rero twahageze turi mu gikoni dutangiye dukaraba. Hanyuma ntago ndi kumwe n'uwo bita Chef Rama. Chef Rama yego nabyibutse. Hanyuma amakuru ni meza. Girutya. Yego hanyuma mwatubonye rero turi mu gikoni. Abakunzi b'igikoni, abakunda ibyo dutegura n'ibyo dukora, abakunda Chef Rama, mwarabibonye ukuntu yaduteguriye ubushize. Mugenda mubibona ama video, salade, ibintu byose akabikora neza nk'ibyo muri hoteli. Hanyuma umeze gute Rama? Umeze neza cyane. Suhuza abakunzi ba Mama Charlene. Ari nabo bakunzi bawe. Muraho mumeze neza, ndabashuhuje. Bihe byiza. Ariko munakore subscribe kuri YouTube channel yanjye. Yego akuzi ko ari byo ubushize twarabyibagiwe. Oya, so imaze kumenya se Chef Rama n'ubundi. Yego. Hanyuma uyu munsi niki waduteguriye? Uyu munsi tugiye gukora ifi ivanzemo ibirayi ariko irimo n'ibindi birungo. Yokeje, ifi yokeje. Cuje mu ifuru. Yitwa ngo iki se? Turayotsamo hano. Yitwa ifi yo gushyira mu ifuru gusa. Tuvuga ko byitwa cyose. Okay, uyu munsi rero twamuhaye ikaze kwa Mama Charlene mu gikoni kugira ngo adutegurire atwereke ukuntu dukwiye kotsa ifi muri mu ifuru. Mu ifuru n'ahatari mu ifuru no kumbabura ya indi sanzwe tuzabibereka. Hanyuma rero uyu munsi ni ifi. Hanyuma biragenda gute? Twereke. Tugiye gutangira rero sasa. Uyu munsi nawe ngiye kugukoresha. Yego. Ujye gukoresha nyoko buje. Cyane. Arayamara. Amabuja bananiwe. Yama nkuko byara. Banjye menyereye gukora. Okay. Nta kibazo. Turatangirira he? Sharama rwose agira speed. Doyisa bikorota nababwiye. Atangiriye kuri tangawize ariko zikatamo duto ashyira ahantu bita muri blender. Tugiye ku blending. Ku blending.
ariko mana nyagasani we ariko nibyo ni ukublendinga murabibona ko ari gushyira muri blender yego nibyo atangiriyeho ifi yokeje cyane noneho urahita utunsera utwo tuntu yego kandi utu tuntu dukenera amazi muri blender ku blendinga abanyigisha mufite ibibazo bamaze iminsi banyigisha ngo ukuntu ngo ufatikanya ngo ni kuto narabikoze birananira rwose nzajya nkora ibinyoroheye nta marushanwa ndimo n'inyanya murabona ko azishyizemo hanyuma tujya gushyiramo turmeric nako yego ubikora nkaho wagira ngo abantu uri kwereka basanzwe babizi azo ko ari byo dore wayibonye ngo ni turmeric paprika iki ni ikirungo hanyuma mwabibonye yabanje gushyiramo tangawizi akurikizamo pavuro n'igitunguru ashyizemo inyanya ashyizemo n'iki kirungo paprika agishyizemo hanyuma agiye gushyiramo na black pepper gakeya yego noneho rero mubikurikirane babirebe neza yintuza nicyo kaguriye yego oya gakora utuntu twinshi tw'ubwenge hako nako kabikoze neza cyane byari bigiye kumva ariko urazi hamaze kuba nko muri hoteli hano mwaka ibintu mana we byose biba bihari pe ntabwo yanirenganya rwose sinzakurenganya icyo ntazabona dore rwose noneho ugiye kudublendinge ariko ndashyiramo amazi make cyane tugiye kublendinga ibyo ngibyo tugiye kublendinga bari kubibona tuzi cyane maze abaye makeya akantuza yanoze basukamo hano ariko ibi bintu umuntu ntiyabikora akanabikora ku nkoko buriya nta kibazo ibi birakora abantu bo muri hoteli ntawe waba wishinga mureke tubimaremo sha yewe hoteli yanjye ni iy'inyenyeri mwese ubwo ntishinge yakora hanyuma ugiye gukurikizaho iki gushyiramo royiko yego hagiye gushyiramo royiko hanyuma uvange migisingi komeza uvange cyane n'umunyu nizeye ko muri kurebamo imbere ukuntu bisa hano ariko habayemo na salisa byaba ari sawa si ngombwa se ntibivanze biravanze kakana ariko mwakabonye ngivamo icyo turebe komeza uvange aka ni agafarini yewe nzajya mbibwirira uyu we rwose ni puratike ibintu bya teori wacu urimo gushyiramo agafarini kugira ngo byegerane reka turadufatanyije yego yede kwizine yego
harimo gushyiramo agafarini gake gake ndimajina ko ari ukugira ngo byegerane. Ndarushye waraniwe gukorana n'ayanjye birananiye we. Okay. Ushyizemo ifarini. Sorry. Urimo nagenda gake ariko buri wari umunaninza. Yego. Mubirebe. Cyangwa ako kantu kuvangisha si sawa. Aya nta kintu gatwaye pe. Ni keza kano kantu. Agafarini kajyamo kugira ngo byegerane. Hano ko byafashe. Okay. Kuba njye nanaryaho. Ngakore makuni. Ntacyo naba. Yego. Hanyuma rero ako ukankubaze kwa kuntu bamanyura mu ifi mu kabiri hagaze gutya ngo wa mbese kamera gutya urabizi urabishaka waba yari ibyo dukorera nta kibazo nukuri bari kwimanyura siri bukwirwamo hari ari ebyiri zirakwirwamo ndashaka kureba njya mbyikorera ariko ndashaka icyuma cyawe se abantu se bazabibwirwa n'ikira wajya uruhande rumwe ukabibereka ako gutya nabangiye gukuraho uruhu nabangiye kuyibaga nahita nguhombye waruntuburiye ahubwo ni kumwe bimeze gutya wowe ishaka byose rero ngashaka imihore hoya ni yose ariko akwita nyigukorera imihore da akwita nyigukorera rwose imihore ko hari ubundi buhanga buruta ubwo mbitse hari uko ubikora nibyemerera mbikora nyine gutyo ariko nagira ngo ndebe ko muri hoteli hari ubundi bwenge mu ndusha ese simba nawe usigaye hoteli y'inyenyeri igice handi rimwe yuzuye iyi hoteli yakeneye igice cy'inyenyeri pe rwose ku buryo gutyo kabisa naho nari amabuye ngewe ukoresha cya cyuma cyanjye ko ariyo icyo nkoresha yego nabonye utu tuntu bari kugenda bakata ni ukugira ngo ibirungo bijyemo imbere naho hashya cyane ariko iyi ngiyi wayireka iyo tuyirekere gutyo nta kibazo tuyirekere gutyo uku kuntu bayikata mwa abantu mwe mubirebe abibona yes hano nahita mbanganya itera kunyu gakeya ifi imeze gutyo niyo bisa neza kurusha iyi basatuye n'iyi ngiyi iraryoha
nizere ko muri kubikurikirana neza ukuntu tugiye kotsa ifi. Ni ukugenda usiga imbere. Nizere ko muri kubibona ibintu. Ariko ifi irimo umuceri ntibaho. Nayo nzi. Bavuga inkoko irimo umuceri. Abaho inkoko akabaho ihene. Aguha akantu ukoresha. Kubwiye ko utuntu twose two muri hoteli mba ndufite. Dufite ubu twibitse. Kuvuga ngo hano nshyizeho utuvuta kugira ngo ifi itaza gufata hasi. Hasi? Nyunganira. Iplato. Ni akaruse. Wakiyoreza. Nza ko atari hafi kugira ngo idafata hasi. Ntabwo tuzana cya kintu. Ikihe? Cya kintu. Oya. Iyo umaze kwisiga ubwo. Iye. Ntabwo ndasoza. Ariko mfite amatsiko ibyo birayi muri kero birashya. Bishya gusa. Bishya cyane ahubwo. Cyane pe. Gato mwabonye ukuntu yadupanze. Samasheri ntabwo umeka kureba ntabwo uruzi 100 ngo baduhe patusiye. Ntabwo ndabyususa. Ko ndabona ari vuba. Ntabwo bakora subscribe uza. Bari kuyikora rwose abashuti banjye pe. Noneho hari n'abantu disi batazi kuyikora. Bambwira bati Mama Sharirene turagufana ati nkora subscribe buri munsi. Kumba yishyira hayikora. Agukinisha. Ariko bana ndakunda mana we. Ariko zo koko. Ayiguha buri munsi. Ntabwo baba bizi ariko nkubwiye ko nanjye nabimenye nyuma. Nanjye sinari nzi aho babikorera. Mbese wadafaye telefone ukabibereka. Hoya nyene umuntu utabizi ndamusanga nkabimufasha. Ntabwo nabaseka kuko nanjye nayimenye nyuma menye umumaro wayo. Mbere se nge nari nyize. Ati nge buri munsi ngo subscribe. Cyane urumva arabikora kongera akabivanaho. Hari n'uwambwa ati yaba bazikoraga nk'ishuri 10 ku munsi nazajya mpora. Mwihera subscribe. Hari abantu disi bagira urukundo. Hari abantu bagira urukundo ari n'uwambwa ati ku kazi bose mfata telefone zabo. Hagenda nzishyiraho. Subscribe. Buri munsi. Ndabona ibirongo hano. Yireke ndaje ntiyikore. Akantu gakwiheye. Kahe? Aka kandi gukoresha. Nakaguze muri Tedemi niho haba ibintu by'ubwenge. Hani uhahira. Ibintu byose niho nabiguze. Ase karaha bakire. Ngo bapfa kujya woroheje. Kareka kubera iki se? Noneho ima iyo sauce nayo mwereke. Twayibitse. Soya sauce.
soya sosi akira sukiraho sukaho nyinshi iyo ntacyo sukaho nuko uzateka umuceri urimo ifi rikobora naho umuceri urimo inkoko byo nanjye nzayireba urimo ifi uzawushyiramo imbere ibintu byose ni ubwenge nanjye nzayireba pe ako gafoto c'est bien ariko nta kuntu umuntu yashyira aluminium cyangwa yashashi oya aluminium apana shashi yashye aluminium ariko sava cyane itishya yihuta cyane bana we cyangwa narazimaze aluminium se ntago wayimara ndayifite sha mbaga ntazo mfite ko mba mbifite njye numva umuntu yabikora gutyo yego umva ibintu biteye amabengeza kubireba mwa bantu kabisa kabisa murimo kubireba cyagenda kigiye kujya wabibonye
ngezeho akunyu gakeya ariko rero ngomba kuziga kujya mvuga siko nkora nk'ikiragi. bashyizemo umunyu, anakomeza fresh. hanyuma ka aluminium sasa. Ubwo rero no niba turangije kumarina ifi yacu ivanze n'ibirayi, harimo igitunguru, harimo inyanya, harimo poiro n'ibindi byinshi cyane mwagiye mureba. Hano tuyifunge kugira ngo ishye yoroshye. Ngiye kuyikubita mu ifuru minota 20 irabihiye imeze neza. muri kubibona. aha hakurikiyeho kujya kubishyira mu ifuru. Twagiye rero ngiye gucana gaze, nane agiye gucana mu ifuru. Ifuru kwa kundi hasi no hejuru. Hanze hasi. Yego. Nukuye kikabanza gashyuha. Minota 4 cyangwa 3 gutyo yashyushye. Yego. Hano muri furu hashyushye, minota yashize, reka noneho tubishyiremo. Hashyushye. Okay, tujya kurindira iminota 20. Noneho tube dukora agasalade. Yego. Iminota 20 niyo tugiye kurindira. Muri wa mwanya rero gukoresha iminota neza, tugiye kuba dutegura salade tuza kurisha ifi. Agasalade. Hanyuma ugiye kudutegura noneho salade imeze gute? Salade ka vegetable and fruit salad. Oya sha. Usibye bintu ninde ubyumvise, usibye abo mwiganye. Gasalade. Kimboga na kimbuto. Yes. Navuze ngo urumva nk'ibyo ni njyewe ngenyine ubyumva bitewe nuko nyine tuba twarize. Hanyuma hari abandi baba batazi rero. Batazi Icyongereza. Yego. Hanyuma imbuto n'imboga. Imboga. Ndatangira mfata ubunyanya gutya. Ndarusotoramo 2. Yego. Nareka uyu munsi nyihangane mvuge. No kubagora. None nimara kurukatamo 2 ndarwubika. Ngoro kariya kantu kire ku ruhande. None narangiye nkata ubunyanya gutya. Bibona se. Nta kuntu wakwihengeka. Yego. None ukatamo gutya. Yego. Rundo katemo. Abantu bakundana. Hano gasalade niko ngiye kubakorera.
salade ku mutima nako wategurira abantu bakunda ese umwana wawe ntiwamwereka umutima siko nawe ngira kanya nindi kugukosora nuko nawe njye nawe yabyerekana nawe ngira wowe uvuze wo mukundana kuko nta mwana okay wabikorera abana wabikorera umushyitsi ukunda yego wabikorera n'umugabo wawe yakora nawe wakikunda ngaho da usebe ibintu koko nk'ubwo ubu turabimenye bisubiza uko byari bimeze hanyuma turebe mwabonye ukuntu udupanze sasa ngagaruka turebe fasha urunyanya gutya sibyo ndaruterura wenze ko ndivuga nibagiwe nyine ugenda ugomba kutwabikora nkaho utari kwigisha yego ndangije mfata urunyanya genda ndukora gutya ndukora gutya yes nuko ugenda usunikamo gake 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 bashyira hariya ugafata urundi ntabwo ukagenda urusunikamo gake gake uzana utambika hano hagati ntabwo ngende ndusunikamo gake Marivare y'iwanyu ntiyapfuye ubusasha bayigutangira abandi bari kunywa urumogi bahora n'iki barayiriye nabwo ngo ruraryoha abahanga bo kurunywa sawa nyine nta kintu baba bakubeshya ibiyobyabwenge warunyweye ntawakongera kugutumira hano wazajya umbona ukambonamo igiti abo najya nza waramika telefone nkahita nkirukankana nkagucunga akura uba ugiye nkahita nkasohoka nkiruka ariko njyewe imitekerereze mfite n'iterambere nshaka kugeraho ntabwo ari urwo rwego ndiho ndashaka imodoka ndashaka amafaranga ndashaka ngo abana basa neza nk'abo bakire nawe nzamfungira imisatsi inyuma yego uzajya ugira ute mfungira imisatsi inyuma ari udukobwa kwa kundi ariko sharama nkagafungira imisatsi inyuma nkakajyana ku ishuri akana kawe se cyangwa agashereka kanjye akana yego mama akana gafite imisatsi myinshi nkagafungira inyuma nkahita nshyiramo umubano iyo ubwo urabikunje imana izamuguhe rwose ime n'amafaranga turaritonora ngiye kuritonora manza nditonore gutya ngo udushishwa ibishishwa byose aha ntiranonora ryonyine ntabwo ndi buritonore ariko iri ronji niba ufite amakuru mu Rwanda arahera ntaho mbizi ko inaha kuva naho ntaho ndaribona mu Rwanda ahubwo no muri Afurika ngo ahantu yera ni mu Misiri gusa yego cyane rwose sicuwe muri make ugenda uritotoramo udukeke gutya rega ntababereye maso ndabona batanabimenya utu ni udukeke siko batwita se nabo ko bazi ubwengera udukeke akabana bawe barakijijwe disi ntari gukizwa niba ari ibihe bya nyuma turimo ntabwo bagitukana ahubwo ubwo bahamagaye bari buze ariko banza utinya ibitutsi mfada niyo ariko so niba bakubaza iki ndabizi se urabona ukuntu mbikoze ndagafashe ukagabanyamo kabiri ndangije masaturamo nta hagati na hagati gutya nta gakeke aje ngarambikaho hariya sha aka ni ak'umusheri koko ndongera ngarambikaho hariya kandi n'umugabo utanga rasiyo nyinshi ariko rasiyo twaruha ariko nta mugore uyitanga rasiyo nta mugore utanga rasiyo ariko tuvugishije ukuri ibi bintu nta mugore utanga rasiyo ibi bintu wabikorera umugabo udahahara kereka uvuye muri itatu rwose nyine cyo nibaza mu yitatu mu masengesho y'iminsi itatu ufite umwuka wera w'imbaraga ariko umugabo uzi umugabo utagusigira rasiyo kandi ayafite mu ikofi
ayakuye arimo yayakoreye ayafite kuki se abagore batayakorera shaho umugore uzagushaka nazo udafite akazi njye tuzabivugana tuzagabana inshingano aha nishyura inzu ayowe muzazigabana mbere yuko musezerana cyane rwose muzasezerana ivangamutungo se yesu ariko rihari ntabwo ari inzara ntabwo ari inzara na za purasitike ariko sikoviya we reka n'ikijara oya na sikoviya yarabivuze ngo muravanga ngo ni za bya bikombe bya purasitike nimba ari ngori n'ibiki ko bari abadamu babiri ndabemera ngewe ko ari abagore beza birwanyeho shamana sikoviya nimba umukire urenze ariko nzatera inkunga urwa Gasabo ibaze ariko kumutera inkunga sikoviya ni umuntu u Rwanda rwafasha ni umuntu w'abantu u Rwanda rwafashije Amerika ariko rwanayifasha mugana shabara ababyeyi noneho ntabwo ndikata ryo ndakora gutya aka ni ak'abasheri ariko uzanatwereke ukuntu umuntu ashobora gutegura imbuto ubutaha imbuto zivanze zidekoye neza cyane rwose shamba ko mwigenje bako mutiga jye mwicara mwiga ariko rebera naryo warigabanyijemo kabiri iri ngiri oya ese ubwo rimeze rite iri ngiri rimeze gutya ngero nkata nk'utarya umugore nta kibazo sibyo ahubwo ikibazo kiba gihari gute njye nahaha wadahaha ibaze ni ukuri ubwo ni ikibazo adafite akazi akaba ajya he adafite akazi akaba ajya he ngaho da none uzashaka ufite akazi none zo ngo udafite akazi namujyana hege se ngo njyama mujyanye yego ko emerita tuntu turatumenya guterama koko niho ko twigenje utuntu turatumenya agasigara ntakumutetsi yego ambasha nako utwo tuntu tudekora neza mana utuhe utwo nibuka uko twitwa bazita leti njyewe rero naradudekoresheje ubushize n'ibyo byose nkabishyiraho cyane n'ibyo biti sibyo kuba bidakomeye ntabwo biba bikomeye niyo mpamvu ugenda nk'atatu dutoya gutya to cyane twita leti njye mbona ari amashu ubundi ubusa amashura ni sushu sushu zibona n'ibikira bibutsa mbanze mbabwire kano kantu nuvuga ngo izi nuza izi leti ushobora gushyiramo akunyu sibyo ushobora gushyiramo akunyu hano ugashyiramo n'amavuta ariko ntabwo ajyamo vinegere wari ubizi vinegere ko itajyamo cyangwa wowe ujye uyishyiramo vinegere nyishyiramo
nahita umukara se ihita iba umukara narabikoze yego rata yahita umukara vinegere iratwika yego di nk'umuriro irateka ubundi rero turonga neza ukadutunganya neza ntabwo ari ngombwa vinegere ubundi ugashyiramo akunyu tuvuta nabibonye ushaka kuringaniza ukabona hari atubaye dukeya ushobora gufata hano ukongeraho hariya cyangwa hano twaba dukeya ukongeraho hano ntabwo biba bibujijwe yego ubundi mu gifundi twino babyita byita gutera ikamba tera ikamba aho ngaho baruzi ko n'ababoyi ari abafundi ababoyi urabazi cyane ni abantu bateka bakwiziniye natwe burya turababoyi yewe nawe ndi umuboyi hari icyo ariko wishyuza menshi ntabwo ari kenshi ntacyo rwose guhera kuri senkani ariko buriya senkani nagakorera da nimba nabeshye hano ndafata indimu gutya nikate hagati na hagati gutya n'ahangaha nze nikate gutya noneho wanshakira agakirida niba gahari kirida kirida tayari ndikora ukuntu babyita garnish de salade kuganishinga salade ibyo ni ugutanga minerivare itubutse kugira ngo umuntu abimenye oya mwese bano ntabwo umuntu yabyuka akabimenya kuri YouTube umuntu ukunda kubireba umuntu uzi gushishikara arabireba rwose akabimenya neza cyane aha ako nabona uzacunge neza utazikata agatoki ukatuvuga ati mbega cya gishefu cyakora umuntu nategurira utwo tuntu sha yaba atoroshye reka da mwana we se nk'ibi wowe warabibwiwe n'iki narabyize tuzajya tubabona rero tugire ngo narabyize mu mashirire babyita
kudekora salade. amasharirene rwose aho ni nkubeshye aho ntabwo ngiye kwirahira ngo mbeshye umuntu najya gukorera ibiso yaba ari indera watanze rasiyo nzego ko n'ubisuvuga oya nako yayitanga wakora ibindi byiza ariko ibi byo ariko ni twiza aha yego ubu karahagarara kanze gakunze nkabona muri hoteli baduhenda oya baba bakoze kanjye yahiye gabanya umuriro yahiye ntabwo irashya ariko umuriro ni mwinshi ako hari nta kintu yaba ko nagabanyije nyine ndabizi hanyuma rero ya minota yashize pe tugiye kureba uko byifashe natwe twahingaye 20 twavuze 20 reka nite nanafunga sinirwa ndeba rwose ubu byahiye amazi na data urasa nusanga bitahiye yo tungata ndabyisabiye ebe gukase ntacyo wasiga aba ndo umushefu ufungure sasa ese waruzi ko ari muri mutagishyuha buriya ndabyita igikomando ndabyita boyiro ndabyita nguki abantu b'inyuma ya kamera by'umwihariko abafana namwe mu izina ry'ibiryo muri shake muri duhe ni nka mugani ibi biryo turabyita ngo ndabizi ni igisafuriya cy'ifi izina barariduha njye uko mbyita ndakuzi ibiryo biryoshye cy'ifi mbo n'abantu mwe rero irazi sade twakoze no kugira ngo urebe ukuntu ifi iba yahiye neza uretse urebe dore ndakuriye we nitwa chef Rama ndakuriye nanjye nicyo cyangariye Kigali naje gukorera imbehe nanzu ndeze kuzahakura banzu yaruri ariko ibi bintu ni sawa ako chef Rama usikutanashya ambo nashya nise ibi biryo abantu bashaka wenda ikirayi n'igihiye do dore kirahiye neza cyane aho okay mukubona ko ukuntu bimeze fresh hanyuma aka gasosi rero no ugenda iyo uri kurya ifi uragafata gutya urumva ukagenda ugasuka gakeya ukafata umuhore so video rero turayishoje ubu ngubu sibyo akira nkabe yarurire ntabwo nateka ngo nanawe ashiwe reka turebe mva ni mu misahane banze mbumvira ukuntu bimeze no mu maso y'umufata yewe mwabantu mwe mu maso se na undi bushukure badi takundi gutaranyishyura takwishyura utaranyishyuye ibi biryo biraryoshye rwose nabo barabibona cyambere ni nkaho ari ibintu byatetswe nta mavuta wabibonye yego hanyuma murebe n'uyu byoroshye bimeze neza murebe uyu musosi pe kandi babyibuka neza barabizi nta birungo twashizemo inyanya ifuru tuntu tworoheje kandi ufite ifuri wawe rega ushobora no kuba ufite ifuru mu rugo nta mwanya ufite kujya guteka ngo ife ngo guteka ngo ibirayi ngo iki n'iki ukahita uvuga ati reka mbategurire mu rugo ibintu bimeze gutya noneho kugira ngo bibe byiza uhita uterura ipurato gutya ku meza
yego mukaraba mwataka imyaka. yes mbanza ndeba gakanya mbumvire kuko rama nta muntu wamwishinga bihaza ariko bitavuze ngo ntago nagucunga ku jisho nkakandaho. hanyuma mureke nicaye maze no kwisazira sana hano kamera disi mbumvire. Bize nk'ibitogosheje birahiye. Akonye nako cyangwa uwakongeramo akandi gakeya? Nako ngako. Okay. C'est bien. Biraryoshye uzabikore gutya nawe urebe. Ikindi rero mw'abantu ubwiza baraburya ntago fresheri bazisiga barazirya. Ntago wajya gafi keza gutya ngo ure gusa neza. Ushaka gusa neza ni ifi imeze nk'itogosheje wayumvishe akitashye itagiye mu mazi itageze gute. Yego. Nabumviye. Hanyuma rero Imana nibaha umugisha. Mwabibonye ukuntu bisa neza biri mu ifuru biraryoshye bifite gu birasa neza. Ubutaha tuzanabereka n'ifi noneho yumutse yokeje itari no mu ifuru noneho mbese n'uburyo bwose mu cyokezo yumutse mu cyokezo. Yego rero biraryoshye uzabitegure nawe uzumva iryoshye uzumva ihumura ifite gu biraryoshye bimeze neza. Bye bye. Bye muri video y'ubutaha. Hanyuma ndabakunda nibuke gukora subscribe kwa Chef Rama no kwa Mama Charlene mu mushyigikire mu muteza imbere. Tuzuri ubijana kuri ino channel. Yego. Bantu baduhe bato silver sasa. Ngaho rero Imana ibaha umugisha murakoze reka nkomeze ngubwe neza. Bye bye.